ko bakiriye umukiza, bakanavuga ko berekeza mu ijuru. Abo bose bafite ikibazo gikomeye gisaba amasengesho menshi cyane. Buri munsi ndarwana, buri saha ndasenga, ibigeragezo bikanga bikiyongera. Imbaraga yawe Mana niyo nkeneye gusumba ibindi byose mu buzima bwanjye. Buri munsi ndarwana, buri saha ndasenga, ibigeragezo bikanga bikiyongera. Imbaraga yawe Mana niyo nkeneye gusumba ibindi byose mu buzima bwanjye. Nateye intambwe igana ku gakiza, nari nzi ko ntazababara, kandi nari nzi ko nacitse umwanzi n'ukuri. Ariko none ubu ibigeragezo ni byinshi, ibyo byose ni ikibazo gikomeye gisaba amasengesho menshi cyane. Buri munsi ndarwana, buri saha ndasenga, ibigeragezo bikanga bikiyongera. Imbaraga yawe Mana niyo nkeneye gusumba. Gusengerwa kandi bavugaga ko bakiriye umukiza, kandi imico yabo yo nta guhinduka. Abo bose tubasange, tubereke inzira igana ku Mwami Yesu. Buri munsi ndarwana, buri saha ndasenga, ibigeragezo bikanga bikiyongera. Imbaraga yawe Mana niyo nkeneye gusumba ibindi byose mu buzima bwanjye. Buri munsi ndarwana, buri saha ndasenga, ibigeragezo bikanga bikiyongera. Imbaraga yawe Mana niyo nkeneye gusumba ibindi byose mu buzima bwanjye. Buri munsi ndarwana, buri saha ndasenga, ibigeragezo bikanga bikiyongera. Imbaraga yawe Mana niyo nkeneye gusumba ibindi byose mu buzima bwanjye. Imbaraga yawe Mana niyo nkeneye gusumba ibindi byose mu buzima bwanjye. Imbaraga yawe Mana niyo nkeneye gusumba ibindi byose mu buzima bwanjye.